ufite ibirayi ushobora kubikata hanyuma ukabishyira muri pata cyangwa mu mavuta asanzwe, hanyuma ukabona ikirayi kimeze gutya. Urabyumva ukuntu kimeze? Yego, nicyo kirayi turi bubone. So niba uri hano uri mushyashya, kora subscribe hanyuma tujye tubana dukora content zijyanye no guteka. Kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa hamwe n'izi video. Welcome to my YouTube channel. So muri video y'uyu munsi tugiye guteka ibirayi, roasted potato. Turabiteka mu ifuru, ariko tugiye kubanza dufata ibirayi tubikate gutyamo uduce dutoya uko ndi kubibereka. Wamara kubikata, igikurikiyeho amazi ku ruhande yari yabize ukabishyira mu mazi yabize, hanyuma ugashyiramo n'umunyu. Hari n'abashyiramo ibirungo bifuza, ariko twebwe ndaza kubereka aho muri bushyiremo ibirungo. Ugashyiramo n'akunyu ukabitugusa iminota igera muri 15 cyangwa 20, hagati ya 15 n'iminota 20. Hano rero ibirayi byacu byari bimaze kuba ready ku rugero twabishakagaho. Ndafata ite nkuramo y'amazi, nyakuremo nsigarane ibirayi gusa. Hari ukuntu usanga buri gihe turya ibirayi mu buryo bumwe, cyangwa duhora tubiteka ifiriti, turabitogosheje, turabigize ute. Ariko niba uri umuntu ufite ifuru, cyangwa nawe niba utayifite ariko ufite ubushobozi bwo kuyigura, ifuru ni igikoresho usabwa, kandi niba wageze kuri iyi channel pe tuzayikenera cyane. Nzanye namereka ibintu byinshi wakora ukoresheje ifuru. So niba uri mushyashya hano rero urasabwa gukora subscribe kugira tujye tubana mbereka amafunguro atandukanye wategura. So ibirayi rero twahise tubitereka, birabanza birahora kuri baking tray cyangwa isahani yawe yo mu ifuru. Tugiye kwita dushyiraho ikiyiko cya marigarine. Udafite marigarine ushobora gukoresha amavuta asanzwe huile d'olive, ushobora gukoresha n'andi mavuta asanzwe yo guteka, ariko ngiye mbikunda iyo bikoresheje marigarine. So ibi ni bya birayi rero byari bimaze guhora nkuko byari bimeze. Yego, ye buriya kwa ko ndumwe nyine ngiye nkora ibintu bikeya, aho ufite abashyitsi, ufite abantu benshi, ibirayi rwose urabisarwa biraryoha, kandi nyine ntago bisaba ibintu byinshi kubitegura. Murabona ko nta ingredients zirenze turi gukoresha, ni ibintu bisanzwe umuntu wese ashaka kuba afite mu gikoni cye, umuntu ukunda guteka. Nuko ya marigarine twasize mu ifuru rero hano yari yamaze gushonga, imeze nkaho n'ubundi ari n'amavuta. Ubanza kuyashyira mu ifuru ukamera nkaho ubishyizemo nka kuri ukaranga imvange, then ukabivanga neza. Hano ngiye kubisimbiza, ariko mbona kubisimbiza aka kanane n'amavuta mbona byantarukira, ahita nkugatereka nshishemo akamenya, ukabishyiramo nyine impande zose. Marigarine cyangwa amavuta akagera ku mpande nyine zose. Erega n'ibi bya marigarine n'ubundi ni amavuta, ariko nyine ya utayifite uzajya ukoresha amavuta asanzwe rwose. Hano nta bintu byo kwigora. Narimo ndababwira ati si ngombwa ngo tujye turya ibintu mu buryo bumwe, ujye ugerageza. Niba rwose wageze kuri iyi YouTube channel, hano turagerageza tugakora ibintu nyine mu buryo bugiye butandukanye. Nzajya ngenda mbereka uburyo watekamo ibintu wowe wari usanzwe urya, ukabirya mu bundi buryo ukamera nkaho uhinduye nuko nguko. So rero buri nyuma y'iminota 10 ngiye nazaga nkabihindura, ahari hasi nkashyira hejuru, kugira ngo ibirayi byacu turaza kugira ngo nyuma bize kuba bikomeye ariko mo imbere byoroshye. Niyo mpamvu mubona nyuma y'iminota 10 cyangwa ingahe ndaza nkabikuramo, hanyuma nkongera nkabishyira mu ifuru, bikabanza bikongera bigashya. Hano rero twari tugiye kubisubiza mu ifuru bwa nyuma. Nahise nshyiramo tungurusumu, urayifata ukayirapa ukayishyiramo, hanyuma ugashyiramo n'utundi turungo wifuza. Ngiye nasizemo tungurusumu, nshyiramo na rosemary, nshyiramo n'ibyo ngibyo.
ushatse ushobora no gushyiramo black pepper, ugashyiramo even na paprika wayishyiramo yego. Noneho uturungo dutuma nyine birayi bihumura neza, wabirya no mu kanwa ukumva bifite icyanga yego. Hanyuma ukongera ukabishyira mu ifuru hagati y'iminota 10 n'iminota 8 ndakeka. Hano rero ibirayi byanjye byari bimaze kuboneka, nuko byahiye bisa. Murabona ko ari ibirayi bisa neza kandi biranaryoshye pe. Uzabigerageze hanyuma uzanatubwira ati uko biba bimeze. Mujye mugira umuco wo kugerageza ikintu, ntuvuge ngo ikintu kirya rimwe. Uriya kugerageza ni byiza, ni mu buzima no kugerageza buri gihe. So nabigerageje kandi byavuyemo bisa neza kandi byari biryoshye. So hano rero muri kubona ko nari mbikuye mu ifuru, muri kubona ukuntu byasaga ibirayi byacu. Rero nahise mbishyira ku gasahani, ndavuga ati nicyo gihe nyine nanjye reka mbitestinge mbyinjoyinge. So niba utarakora subscribe rero, ukaba uri umuntu ukunda igikoni, umuntu ukunda guteka, umuntu ukunda kugerageza nyine utuntu dushyashya, please kora subscribe tujye tubana. Kora subscribe hanyuma ujye ubana nanjye nyine, kandi mujye mujya muri comment mumbwire uko mwabibonye, mumbwire n'ikindi kintu twakora ubutaha. So nuko rero ibirayi byacu byahiye bimeze, murakibona ukuntu kimeze, ya nuko kirayi cyacu kimeze, kirasa neza kandi muri kubona ko imbere cyoroshye. So ntugende udakoze subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe, kandi wakoze kureba iyi video, turagukunda. Bye.